n'iki cyamvuguruza iyo mpano Kristo n'uwanjye ndamahoro. Nitwa Azabe Merveille, Azabe Merveille, ndi nimero 219. Kiguzi kinare mfite natanga numani ntamani byari kuzansungura jambo w'Imana yahindutse umuntu aza mw'isi kwikorera ibyaha nakoze. Yahindutse cyakubwanjye oni yakubiswe n'urwoya kaniwe byari byanjye utarakoze icyaha yahindutse cyakubwanjye oni yakubiswe n'urwoya kaniwe byari byanjye. Turashima yo maraso turashima mutuguzi turashima Imana yo yamuduhaye ikemera n'igitambo yatanze. Turashima yo maraso turashima mutuguzi turashima Imana yo yamuduhaye ikemera n'igitambo yatanze. Ibyaha byanjye byari bibi byari bikabije yataba icyo gitambo twari kuzava he. Ibyaha byanjye byari bibi byari bikabije yataba w'ibitambo byari kuzava he. Turashima yo maraso turashima mutuguzi turashima Imana yo. Thank you. Ikemera n'igitambo yatanze. Shalom, nitwa Azabe Merveille Jedija. Hanyuma twari muri semi final kuri stage umuntu ajya afite ubwoba, njye nagiye mfite ubwoba buke.
ariko Yesu yaje kubumara kandi ibintu nabonye Yesu abikoze uko abiteganije namushimiye byagenze neza.